Noheli nziza abakunzi b'ikiganiro Amazina Live, kuba mudukurikirana igiciro kinini turabashimira cyane. Nimwumva kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Yvonne. Uyu munsi nabategura izina ryiza cyane navugwa n'umuhungu ariryo Berite cyangwa Beritara, gusaba gukora subscribe kugira ngo ntugicikwe n'ibi biganiro. Mbahaye ikaze. Izina Beritara cyangwa Berite ntirikunze kuboneka mu mazina asanzwe, ariko Berite cyangwa Beritara bifite ubusobanuro mu Kinyarwanda, aho bisobanura umunyembaraga uhamye, uwihagazeho udatinya guharanira ibye, ukoresha ubwenge n'ubushishozi mu bikorwa bya buri munsi. Naho mu ndimi z'amahanga bisobanura uworoshya ibintu, utanga ihumure, agatanga n'ituze ku bandi. Iri zina rero rifite ubusobanuro bubiri buhuje neza, bisobanura imbaraga, ubwenge n'umutuzo. Hari inyamaswa ihuza neza iri zina, ari inyamaswa ya kagoma. Aho inyamaswa ya kagoma nayo isobanura ubushishozi, kureba kure, imbaraga zo kurwanira ibigeragezo, guhora hejuru, ntagushwa n'abantu kugira ngo ajye hasi. Umuntu witwa Berite cyangwa Beritara aba ameze nk'iyi kagoma, ntarambirwa, azi aho ajya kandi areba kure kurusha abandi. Imico y'abitwa ba Beritara usanga akenshi bakunda gutekereza cyane, ateganya ejo hazaza, akamenya icyerekezo cy'ubuzima bwe. Umunyamaboko w'imbere ntabwo agira ubwoba kandi azi kwihagararaho. Berite kandi afite ubuhanga bwo gusobanukirwa ibintu, amenya vuba imico y'umuntu, akamenya uwo yizera n'uwo atizera. Beritara kandi ni umuntu w'icyizere kandi wihangana, ntiyihuta mu gufata ibyemezo, ahubwo abanza gusesengura. Afite ubuhanga mu kuzana amahoro, azi kuvugana neza no gutuza abandi igihe habaye ibibazo. Reka turebere hamwe noneho ibyo ba Beritara bakunda. Ibyo ba Beritara bakunda umutekano n'ituze, abantu bavugisha ukuri, ibikorwa bifite intego n'icyerekezo. Ba Berite barinda abo bakunda. Ba Berite kandi bakorera mu mwanya ufite ubwisanzure, bakunda kubahwa no guhabwa agaciro. Bimwe mu byo ba Berite banga: ba Berite banga ababeshya cyangwa ab'ibinyoma, banga bakandamizwa cyangwa gutegekwa nabi. Ba Berite banga akajagari no gukora ibintu bitagira gahunda. Ba Beritara kandi banga abantu batagira indangagaciro, banga kurenganywa cyangwa guteshwa agaciro, ntibakunda kugonganisha abandi. Mu buryo bwimbitse, Beritara ni umunyambaraga w'ubwenge, atekereza cyane, areba kure kandi atuje mu mutima. Afite ubuhanga bwo kuyobora, ubushobozi n'umutwe wuzi guhitamo neza. Izina Berite cyangwa Beritara nawe rirangiriye. Niba wakunze iyi video nagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ntugicikwe n'ibiganiro. Ibihe byiza.